ramba kandi ugire amahoro wowe ukurikiranye Lioness 250. Ndongeye ndagarutse muri aka kanya, ngarutse kukwibutsa muri bya bikorwa byacu bya buri munsi dukwiriye kongera kunoza, ndetse n'ibyo dukwiriye kureka kugira ngo dukomeze kwita ku buzima bwacu ndetse tubashe kubutwara neza, kuko ubuzima bwacu ari ingirakamaro kandi ari impano twahawe. Niba utarakora subscribe, ndagusaba kugira ngo uyikore, ibyo tuzajya twibukiranya bijye bikugeraho buri munsi kandi nawe ugira uruhare mu kwibukiranya kwacu. Muri aka kanya rero wakwibaza uti nkuzaniye iki? Wakwibaza uti nje kukwibutsa iki? Uyu munsi ndagira ngo nkwibutse ku kintu kijyanye n'isuku, isuku y'umwanya w'umwihariko ku mubiri wacu. Iyo suku wakwibaza uti ni iyihe? Nje kukubwira ku isuku yo mu kanwa. Isuku yo mu kanwa. Mu kanwa hacu ni ahantu h'ingirakamaro, ni ahantu dukwiriye kwitaho cyane kubera ko niyo nzira icamo ibidutunga bya buri munsi. Niyo mpamvu rero ikigo cy'Abanyamerika cyita mu kanwa cyangwa se American Dental Association cyakoze ubushakashatsi kivuga ko umuntu akwiriye koza mu kanwa inshuro 2 ku munsi. Inshuro 2 ku munsi. Ngo koza mu kanwa inshuro 2 ku munsi ni ugusukura inseko yawe. Abanyamerika rero nkuko babikozeho ubushakashatsi baravuze bati ntago ukwiriye kurenga inshuro 1 udakoze isuku yo mu kanwa. Ese wowe urabyibuka kubikora? Kugira ngo rero iyo suku yikore neza ubigenza gute? Mu gitondo ukwiriye gukora iyo suku yo mu kanwa, ukayikora ukibyuka cyangwa se umaze gufata ibyo kurya. Iyo wafashe ibyo kurya bya mu gitondo bigusaba gutegereza iminota 30 kugeza ku minota 60, kuko bya bindi baba bamaze kurya biba byamaze kwikuramo ibijya kugutungira umubiri, ibisigaye bishobora kuzana udukoko dushobora gutera ibibazo mu kanwa, akaba ari byo ukorera isuku ukabikuramo. Nimugoroba rero naho ukwiriye gukora isuku mbere yo kuryama. Mbere yo kuryama ugakora isuku yo mu kanwa, maze nijoro twa dukoko ntitubone uko twirema kugira ngo tutaza kukwangiriza mu kanwa hawe. Iyo ukora isuku yo mu kanwa hari ikindi kintu tujya twibagirwa gukora kandi nacyo ari ingenzi. Abenshi baragikora, ntago navuga ko abantu bose batagikora, ariko rimwe na rimwe hari igihe tukibagirwa. Burya mu kanwa ukuriye no gukora isuku y'ururimi rwawe. Ku rurimi rwawe naho ujye wibuka uhoze, kubera ko iyo utahogeje bituma hashobora kuza impumuro mbi ituruka mu kanwa, kandi impumuro mbi rwose irabangama pe. Impumuro mbi yo mu kanwa irabangama, ni hahandi uzasanga umuntu niba agiye kukuvugisha afite impumuro mbi ukigizayo amazuru gutya kandi bitari bikwiriye. Ikindi dukwiriye kwitaho cyane ni umwanya dukora isuku mu kanwa kacu. Niba uri gukora isuku mu kanwa kawe ukwiriye gufata byibuze hagati y'iminota 2 kugeza kuri 3 urimo koza mu kanwa neza, kugira ngo twa dukoko twose dushiremo, bya bindi bishobora kugutera ibibazo byose bishiremo. Kandi nizeye ko nawe niba utabikoraga ugiye gutangira kujya ubikora. Hari ikindi kintu dukwiriye kwitaho rero, umuti dukoresha isuku mu kanwa kacu. Ese imiti dukoresha imeze gute? Baravuze bati imiti myiza twagakwiriye gukoresha ni imiti ikoze mu buryo bwa karemano. Iyo miti rero ntago biba byoroshye kugira ngo tuyibone, gusa hari gishobora kukwereka ko umuti urimo ikintu cya karemano. Nujya kugura umuti w'amenyo burya ujye wibanda ku muti ufiteho ibara ry'icyatsi inyuma. Biriya biba bigaragaza ko harimo ikintu cy'icyatsi cyangwa se ibintu bya karemano, ari byo bifasha kwica twa dukoko dushobora guteza ibibazo mu kanwa. Ikindi kandi niba ubishaka wanyandikira muri komenti ukazambwira nkakurangira umuti wizewe 100% ko ari karemano, ukazakugeraho ukajya uwukoresha. Wakoze cyane rero, ntiwibagirwe gusiga komenti cyangwa se ubutumwa bwawe, nawe watubwira ibyo watwibutsa dukwiriye gukora mu buzima bwacu bwa buri munsi, ndetse ugasangiza iyi video abandi kugira ngo twese dukomeze kunganirana turebe ko ubuzima bwacu twawutwara neza. Urakoze cyane, naho ubutaha kandi dufite ubuzima bwiza twese. Ciao, bye.